ryo gusabira Kiliziya y'u Rwanda. Nyagasani Mana yacu, kubw'impuhwe zawe watwohereje umwana wa Yezu Kristo ngo tukumenye, tugukunde, utubere umubyeyi, tukubera abana. Turakwinginze, rebana ubugwaneza Kiliziya y'u Rwanda, uye guhora yivugurura, ikomeze irangwe n'ubumwe, urukundo n'ubutabera bigukomokaho. Papa wacu Leo wa 14 n'abepiskopi bose ubakomeze mu rukundo, abasaseredoti n'abakwiyeguriye bahe gukorera Kiliziya nk'uko bishaka. Ingo zacu uzihumugisha, ababyeyi babane mu bwumvikane n'ubudahemukirana, barera abana babo gikristo, urubyiruko rukomeze mu kwemera, abasore n'inkumi barusheho kukumvira no kugukunda. Yezu Kristo ababere inzira, ukuri n'ubugingo. Abanyarwanda twese n'abatuye u Rwanda bose uduhe guharanira amahoro n'amajyambere mu bumwe no mu butabera, maze twese abana bawe twisunze Bikira Mariya twamamaza ingoma yawe y'urukundo. Tubigusabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen.